Ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cya Yesaya ibice 7 umurongo wa 14 na 15, nicyo kizatuma Uwiteka ubwo ari we uzabihera ikimenyetso, dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu amwite izina Emanuweli, amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Amen. Muvandimwe nshuti, hashize imyaka irenga 2000 uyu mwana w'umuhungu witwa Emanuweli tumuhawe, niwe Yesu Kristo. Yaje kuducungura kugira ngo tubone ubugingo, abari kuzapfa urupfu rw'iteka, aduha ubugingo buhoraho kugira ngo tuzabane nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Amen. Nta kindi agusaba uretse kumwizera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, umucunguzi wawe wo kwizerwa, hanyuma ugakurikiza ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya, ridusaba kubaha Imana uturutse mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, aho Imana idusaba kuyubaha kuko niyo muremyi wacu kandi niyo banze ryo kwizerwa. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Amen.